yibuka ahantu hose ku rugamba yagiye arwana, Uwiteka akabana nawe agatabaruka amahoro. Yibutse ibintu byinshi, niko kwandika iyi Zaburi. Aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri, ngo isuri iba yaratembye ku buzima bwacu. Reka dufatanye natwe dushima Imana. Hashimwe Yesu waturinze, utemeye ko dukorwa n'isoni imbere y'abanzi bacu. Hashimwe Yesu waturinze akatwimana ubwo umujinya w'abanzi bacu wacanwaga kuri twe, Uwiteka akaduhisha, Uwiteka akatwimana. Hashimwe Yesu wakurinze uwo murozi muturanye akukurogera abana ariko Uwiteka akabakiza. Hashimwe Yesu wakurinze ya mpanuka yari iguhitanye akakongerera iminsi yo kubaho. Hashimwe Yesu ukirinze ubugingo bwawe kuva mu bwana kugeza uyu munsi. Hashimwe Yesu waturinze, hashimwe Yesu watwimanye, hashimwe Yesu. Haleluya. Nta handi gutabarwa kwawe rero kwaturuka. Uyu Dawidi yaranditse aravuga ngo gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Reka nongere nkwibutse ngo hari impamvu yatumye Uwiteka kurinda. Nubwo uri guca mu bihe bigoye, nubwo uri guca mu bihe bitakoroheye, nubwo wumva wihebye, nubwo wumva umutima wawe ubuze amahoro, wumva ubabaye, wumva uremerewe, ariko nta yindi password. Hari ibyo abana b'abantu bashoboye, ariko hari n'ibyo abana b'abantu badashobora, bishoborwa n'Uwiteka wenyine. Niyo mpamvu ikibazo cyawe cyabananiye, komeza uhanga amaso Uwiteka, komeza umutumbire wenyine, mwegere muganire, umugisha inama. Ni umujyanama mwiza, kandi mu migambi ye yibwira kuri wowe, yibwira ibyiza gusa. Yarivugiye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi. Humura rero, yaranyohereje ngo nze nguhumurize. Humura, 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 humura. Ibyo Uwiteka yakurinze nabyo ntibyari bike. Ihangane, imbere aha n'ibi ngibi bizashira.